iyo wakiriye hoya y'Imana ukakira na tegereza, nshuti y'umusaraba uba umeze nk'inyubako ikomeye, ariko ira y'umwana yumvikana mu rugo rw'ingumba. Yigeze ku mukene yumvikana ahagaze kuri banki avuga ngo mpa miliyoni runaka. Hari imvugo si cyo gisobanuro cyo kurindwa, kugenda mu modokari si cyo gisobanuro cyo gutunga. Hari ubundi butunzi ukeneye, ari bwo kumenya ubwenge bw'ubwiru bw'Imana. Imana ishimwe. Ukeneye kumenya imigambi y'Imana. Wurira indege uko ushaka, utema ikirere uko ubishaka, ariko hari n'igihe abera bazazamuka ikirere bambaye amababa tujya gusanganira umukiza. Ntabwo ibyo si byo bihagije. Ndagira ngo nkubwire ngo ku byo wamenye gerekaho kumenya Imana, ku byo waruzi ugerekeho no kubaha Uwiteka. Imbuto zanyu zigaragaza aho mwashoreye imizi, kandi imbuto mwera zizasobanura igiti. Mana ishimwe. Hari ibiti tutazi ibyo ari byo, ariko iyo ubonye imbuto z'igiti umenya igiti cyari cyo. Iyo umenya igiti cyari cyo. Ijwi ry'umukanguzi. Mugira amahoro ya Kristo, inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje. Ngewe ndi mwene so Aniseti. Ndabizi neza ko abantu dusanzwe tubana hano ku ijwi ry'umukanguzi tumaze kumenyana. Sindibuze gukoresha cya kinyarwanda ngo no kumenyerana, tumaze kumenyana, kandi ndibwira ko abo tumaze gusangira kwizera cyangwa se amakuba yo muri Kristo, abo tumaze gusangira umusaraba wa Kristo, twiyumvanamo nka bene data. Narabibabwiye, iyo nicaye kuri kamera ngiye kuganira n'abizera ku ijwi ry'umukanguzi, mba numva ndi kubwira abantu benshi turi kumwe. Nshobora kuba nahobera nkabafata, nshobora kuba nabwira ngo mugire amahoro y'Imana, nkumva muranyikirije muti amena. Mba numva ndi gusengana n'abantu. Hari igihe mba ndi kureba hari umuryango twicaranye tuganira ijambo ry'Imana, hari igihe mba ndi kureba umuntu uri muri ofisi tuganira ijambo ry'Imana. Ntimugire ngo aho muri ni kure yacu. Kure y'abizera hagomba kuba mu byaha, ariko aho bene data bari ni urugingo rwacu, kandi ukuboko ntikuba kure y'urutugu, n'ukuguru ntikuba kure y'itako, byose biri hamwe. Rero mugire amahoro y'Imana. Imana ibaha umugisha. Reka mbasabe umuntu ufite umwanya utegura umutima, dusengana Imana. Iyo tuvuze gutegura umutima, Yesu we yigisha abigishwa yarababwiye ngo mujye mujya mu nzu hanyuma mufunge, mukinge kugira ngo utaderanja. Ntibyari bivuze ngo uri hanze ntajye gusenga, ugarira ku mutima hanyuma dufatikanye gusenga. Gusenga ntabwo ari igihe tuba dufite icyo dusaba Imana. Gusenga ntabwo ari igihe tuba turi mu makuba. Gusenga ni ugusabana n'Imana, niyo twaba tudasaba twasenga. Imana ishimwe, kuko no gushima ni ugusenga, kandi gushima ni ikimenyetso cyo kunyurwa. Niyo mpamvu ngize ngo uyu mwanya dufatikanye dusangire ijambo ry'Imana, ariko tubanje gusenga. Imana Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, Imana ururembo rw'abakiranutsi, ni wowe twugamamo imvura y'amahindu tugakira. Ujye utubera umucyo mu gihe cy'umwijima, kandi urupfu ruje ujye utubera ubuzima. Waduhamagariye muri Kristo Yesu turitaba, uduhindura abizera. Tumaze kwizera uraturaga, uduha umurage, uduha kuba mu rurembo rw'abakiranutsi. Uravuga ngo muzicara iburyo bwanjye. Pawulo abyerekwa yabwiye Abakolosayi ngo twebwe twarazuwe. Imana ishimwe. Ubu twicaye iburyo bw'Imana turabera n'abaziranenge tutagawa. Washyize ibyiringiro bizima mu mibiri y'abakwizera, bihinduka ubugingo bwa Kristo, kugira ngo duhamirize isi ko gukiranuka kw'Imana biriho. None uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe, kandi ryabayeho tutarabaho. Ntabwo njye mfite ubwenge bwo kugira umuntu nakigisha, ariko ijambo ryawe rije ryaba umwarimu, riba ubuzima, riba gukira, riba umuzuko. Ijambo ryawe riba ibitwenge mu mwanya w'amarira. Ijambo ryawe ryunamura bunamye, rikiza indwara. Ijambo ryawe ni rizima, ni ubuzima. Muririmbyi w'indirimbo ya 16 yaravuze ngo iryo zina niryo rimara umubabaro. Aravuga ngo ni urutare nubakaho, inzu yanjye itagwa. Aravuga ngo kandi niryo ngabo yanjye inkingira. Uyu mwanya turagusabye kugira ngo umuntu wumvira ijambo ntiyinangire, nafungura umutima abone n'ibitangaza, akorerwe ibitangaza, abone ibisubizo byo kwizera Imana rurema. Tubishimye ku bwa Kristo,
none n'iteka ryose kubw'umwami wacu amen. Imana ibahe umugisha. Reka dushimire abantu tumaze iminsi tubana, by'umwihariko umuntu wakoze subscribe, umuntu ufata ibiganiro byacu akabisangiza abandi, mu ndimi zanyu mubyita ngo ni share cyangwa gusharinga cyangwa kusangira nyine. Imana imuhe umugisha. Turamushimiye kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorinto. Tumaze iminsi turi kuganira ku ijambo rivuga ngo gutunga Imana mu bwenge bwacu, cyangwa se kugira ubwenge butunze Imana, bufite Imana. Hari umuntu wambwiye ngo ni Imana itura mu bwenge cyangwa n'ubwenge butura mu Mana. Mu by'ukuri nimujya gukomanta, jya ubanza urebe ko ibyo ugiye kuvuga sanisha n'ijambo ry'Imana. Numara gusanisha n'ijambo ry'Imana uzasanga akenshi hari ibyo mwita amafuti bitabaye amafuti. Yesu abaha umugisha. Imana itura muri twe, natwe tugatura muri yo. Niba ituye muri twe natwe tugatura muri yo, ubwenge bwacu bwaba mu Mana n'Imana yaba mu bwenge bwacu. Ibyo ni ibintu bishoboka byose, kandi nimwumva hari n'icyatwisobwe, nta ukosa mu magambo atavuze. Nta ukosa mu magambo atavuze. Niyo mpamvu tubiseguraho. Nimwumva iritari rikwiriye kuvugwa, umwuka wera arahari. Umwuka wera arahari. Bibiliya yarambwiye ngo umwuka wera niwe utunihira iminiho itavugwa ku Mana. Rero umwuka wera aradusabira. Ijambo ryaducitse cyangwa iryo twavuze ku bwa capacité intellectuelle cyangwa ku myizerere yacu, cyangwa se twibeshye, iryo jambo umwuka wera ntarigeze imbere y'Imana, ararigorora. Icy'ingenzi ni uko umwuka areba intego twarivuganye. Rero intego yose ituma twicara hano si mbi, si yo kugira ngo duhangane. Tubona abantu badutuka muri komenti, Imana ibaha umugisha. Iyo tubonye umuntu udutuka, ni ukuri ntabwo ari uburyarya imbere yanyu. Njyewe iyo mbonye umuntu ntuka nabwirije, biba ari igisobanuro cy'uko kamere ye itangiye kubangamirwa n'ijambo ry'Imana. Ahubwo yaba yantukaga akagaruka ntagende. Hari n'abandi tujya tubona basoma bisomera titre y'ikiganiro ntibumve ikiganiro. Hari n'abumva introduction ntibakomeze ikiganiro. Hari n'utera komenti akatubaza atarasoza ikiganiro. Rero niba wumvishe ijambo ry'Imana ukumva ikiganiro ukumva harawubaye confused, banza ucyumva ugisoze. Ubundi nta n'umuntu ukwiriye gutera komenti ku kiganiro atarangije. Cyumve n'igisoza kirangiye, ujye watekereza. Nibinakubera byiza wumva hari icyo bigufashije, ugisubiremo utere komenti ari uko uri siri kw'icyo uri kubaza cyangwa icyo uri gutangaho igitekerezo. Aribyo nabonye nka mwene data umwe we ujya ungira inama ngo suko nari nkwiriye no kwambara. Ibyo si byo dukeneye mu inama. Ibyo ntabwo ari byo dukeneye mu inama, ko ntabwo ari byo dukeneye mu inama mu by'ukuri. Reka tubanze turebe ibireba ubugingo. Imana ibahe umugisha. Turaza kongera kwisegura ku bantu bamaze iminsi badusaba ibihe byo gusenga, bakaba batabiheruka. Ntabwo ari twe tubategurira amasengesho. Tujya dufatikanya ibihe byo gusenga ari uko Imana itubwiye amasengesho, kandi tuyasoza nyine uw'Imana yashakaga hari icyo yakoranye nawe. Rero twebwe tugendera ku murongo w'Imana. Ntabwo ari uko tudasenga, turasenga pe, ariko biragatsindwa gukora ikintu mbere y'uko Imana ishaka ko tugikora. Tuba twasenze, ntabwo ari uko Imana idashaka ko dusenga, ariko kwifatikanya tugakereya urubuga rw'abantu tutaziranye. Dushobora ari n'igihe tujya dukora WhatsApp group itarengeje abantu 4 nzi face to face. Rero gufata abo bantu bose tukabahuriza hamwe tugasenga ni Imana. Reka mbahe urugero. Mbere y'uko nsoma ijambo ry'Imana, nigeze nasengera umuntu wari utewe na dayimoni. Musengera kuri telefone, dayimoni ziramufata yikubita hasi. Yari ari mu mujyi, yari atuye i Muhanga. Byabaye ngombwa ko mva i Kigali njya i Muhanga, ntazi aho ari, ntazi inzu ngiyemo. Amahirwe umukozi we wo mu rugo yitaba telefone aranyobora. Niyo mpamvu iyo mutubwiye ngo tubasengere kuri telefone tugira dute, turaduta. Niba ngiye kugusengera ufite abadayimoni, nidutangira mwami Yesu ukikubita hasi uri wenyine mu rugo,
inshuti z'umusaraba ntabwo dutinya tudafite icyo turi gutinya. Niyo mpamvu babwira nti kuri telefone ntidusengera umuntu, dusengana nawe, dufatikanya iminsi yo kwiriza ubusa tugasenga. Ikindi cya kabiri, hari igihe tujya dushyiraho amasengesho rusange, tugahamagara abantu tugahurira hamwe tugasengana nabo. Impamvu tudaheruka kuyakora ni uko ngira ngo mwabonye itangazo n'ubundi rizongera rinyureho ko turacyakomeje iyo gahunda, ni uko turi gushaka ibikorwa byagutse, gusengera ahantu hemewe mu gihe twateranye iminsi 2 cyangwa 3, dufite ibikoresho, dufite uburyo ubwo ari bwo bwose, ku buryo ayo masengesho n'abantu bataje kuyajoyininga turi kumwe bazayakurikirana online. Rero twagiye tubasaba inkunga, hari abantu mushima ibikorwa dukora mukanatwandikira munyuze inbox. Gushima ibikorwa dukora ntabwo biri ngombwa, merci. Kubishyigikira ubwabyo biba bisobanuye ko mwabishimye. Mujye mwihangana murekeraho merci kuruta kudufasha. Iyo tubabwiye ngo ni mudutera inkunga mukatubwira ngo mwarakoze nta nkunga tubona, tugaragaza ko mushobora kuba mushima n'ibyo mutasoje kumva. Kandi ushobora no kuba inkunga yawe yaba igitekerezo kindi. Hari uburyo rero bikorwamo tukabona ko mubanye natwe. Imana ibaha umugisha. Turabashimiye rero na mwene data turi kuri kamera Jeune Kwizera. Imana imuha umugisha, Yesu abarinde. Reka dusome urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, igice cyaho cya 2. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Turaza gusoza, je pense que turi busoze nibura n'umurongo wa 8. Haravuze ngo nicyo gituma bene data ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga cyangwa mfite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana. Murongo wa 2, kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo, ari we Yesu, keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wabambwe. Nabanaga namwe mfite intege nke, ntinya mpinda umushyitsi mwinshi. Nibyo navugaga nkabwiriza ntibyari ibyanjye. Amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari ibigaragaza umwuka n'imbaraga. 5, kugira ngo kwizera kwanyu kudahagararira ku bwenge bw'abantu, ahubwo mu mbaraga z'Imana. 6, icyakora ubwenge tubuvuga mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashyiraho, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ari bwo bwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo biduheshe icyubahiro. Murongo wa 7 uraryoha cyane, ndawukunda. Ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ari bwo bwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Umurongo wa 8, mu batware b'iki gihe nta wabumenya, kuko iyo babumenya tibaba barabambye umwami. 9, ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Uyu ni Pawulo, umukozi w'Imana. Nk'uko nawe uri mwene data muri Kristo Yesu, Imana ibiguhera umugisha. Kandi nanjye nkaba Aniseti, umukozi w'Imana. Pawulo ni umuntu wahamagawe, abantu benshi bamuvuga mu buryo butandukanye. Bamwe baravuga ngo yitwaga Sawuli, amaze kwakira agakiza yitwa Pawulo. Oya, Sawuli ni izina ryo mu muryango w'Ababenjamini. Muzasanga ibyo yandikiye Abafilipi yarababwiye ngo ndo mu Bayuda, avuga ibigwi bye nakebwe ku munsi wa 8, arababwira ngo kubw'amategeko nari inyangamugayo. Ntabwo ari byo nshaka kuvuga, nari nyuze ku buhamya butoya bwa Pawulo,
yakijijwe ari kujya kurenganya itorero ry'Imana i Damasiko, afatwa n'imbaraga nyinshi z'agakiza ka Kristo. Imana ishimwe. Bibiliya iravuga ngo yari mu nzira agenda afite inzandiko yahawe n'abatware, agiye kurenganya itorero rya Kristo, atungurwa n'umucyo, ifarashi igwa hasi yubamye. Ikintu gitangaje buriya cyantangaje nuko inzira Pawulo yari ari kunyuramo ni y'abami n'abatware. Bundi habaga inzira mu buryo bubiri, inzira ya rubanda itarindwa yabagamwe abanyazi n'abajura, ariko hakaba n'inzira y'abatware. Nicyo cyatumye Yesaya hanura aravuga ngo hazaba inzira yo kwera. Nuko bazi ko hari y'abatware hakaba n'iya rubanda, aravuga ngo ariko iyo kwera ntimurayigira. Kristo Yesu azaza ari inzira yo kwera. Yesaya yarahanuye aravuga ngo iyo nzira abagenzi naho baba arabazwa ntibazigera bayiyoba. Rero Pawulo ari muri iyo nzira y'abatware batazi Imana bari bariho, y'abatware ari kujya kurenganya itorero ry'Imana. Kristo Yesu ubwe arimanukira amutunguza umucyo mwinshi. Imana ishimwe. Ndi hano nsabye Imana ko yatunguza kamere yawe umucyo mwinshi w'agakiza, ukamurikirwa n'imbaraga z'Uwiteka, ukabona gukora kw'Imana. Pawulo atunguwe n'umucyo mwinshi agwa yubamye, yumva ijwi rimubaza ngo urandenganyiriza iki? Ibyo mwarabisomye, aravuga ngo urinde mwami nkakumvira nkagukorera. Kristo aramwibwira. Pawulo arahunga aragenda, reka mparenge, aza kubatizwa, reka tuharenge. Aragenda ajya mu ishyamba muri Arabiya Sawudite, amaramo imyaka 3 asoma Bibiliya. Na Pawulo yabwirije ubutumwa bwiza, ajya muri Efeso. Ageze muri Efeso ijambo ry'Imana rigira ubutware. Pawulo yamazeyo nabwo imyaka 3 abwiriza urugo ku rundi, doa ati doa si mpatinda. Naho Pawulo abwiriza ubutumwa bwa Kristo agera ku Bagiriki. Abagiriki bari bagoranye kumva ko bwa mbere bari abanyabwenge bw'isi, bakaba abahanga mu by'iterambere, bakaba abagenzuzi mu byo kumenya imiterere n'imikorere y'ikirere, bakaba n'abahanga mu byo kumenya ubumenyamuntu, ariko psychologically bazi no gusoma imitekerereze y'umuntu. Aba bagabo b'Abagiriki bari abahanga ku rwego bari bafite imana nyinshi, bakaba n'abapfumu. Kubabwiriza ubabwira ko hari ubundi bwenge bashaka cyangwa bakwiriye, bumvaga ubwo bafite buhagije, kimwe nuko nawe ariko wari ubizi, kimwe nuko isi ariko ibifata. Kuba urenjeniyeri urumva bihagije, kuba tukwita dogiteri cyangwa profesa runaka urumva bihagije, kuba waba ufite kategori utwara, kuba waba ufite diplome, kuba waba ufite ahantu utuye utaha urumva bihagije. Ariko reka nkubwire ngo ufite aho utaha, ariko kandi umubiri iherezo ryawo rijya rigera ugashyingurwa, ubugingo bwo buzatahaye, umuntu wawe w'imbere azabahe. Ese ayo makuru yo ntuyakeneye? Nibyo pe, inaha ngaha hari diplome ufite, ariko se mu maso y'Imana naho ushimwa nk'umuntu ufite icyo wamenye. Diplome mu Kinyarwanda nyacyo tuyita impamyabumenyi, ihamya ko hari ubumenyi runaka ugira. None se ibyo wamenye muri Kristo Yesu ninde waguhamiriza ko byaguhinduye? Ko dufite abantu bagira amadiguri ariko batigeze bamenya kubyaza umusaruro ibyo bize. Muri iyi nzira y'agakiza rero, iyo tumaze kwemera Kristo mwami n'umukiza, Yesu yabwiye abigishwa ngo nimugende mubabatize, mubigishe kwitondera ibyo nabategetse, abemera bakizera mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Nabemera bakizera. None se ibyo wemeye warabyizeye? None se umaze kwizera warahindutse? Kwizera kudahindura umuntu wakumenye kuba gukemangwa rwose. Ariko iyo umuntu yizera aba agomba no kugaragaza impinduka z'ibyo yizeye ko byageze muri we. Kuko kwizera ni nko kunywa umuti urwaye. Umuntu unyweye umuti urwaye iyo adakira aba akeneye umuti wisumbuye kuri uwo. Niba rero wizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, wowe usabwa kumuha ibihe biruta ibyo wamuhaga. Niba nta mpinduka zo kwizera,
niba agakiza ka Kristo muri wowe kakurimo ariko kakaba nta bintu wumva kagukoresheje, agakiza karadutungura kakakubuza ibyo wakundaga, karadutungura kakagushoboza ibyo byagutsindaga. Niba hari ibintu agakiza kataragukoresha, menya ko kataratangira gukorera muri wowe. Ariko kandi niba hari ibintu agakiza kagukoresheje, ndakwingingira guhamya mu bandi ko umukiza Kristo wamaze kumumenya. Imana ishimwe. Pawulo amaze kubwiriza mu Baefeso, ageze mu Bagiriki, nari mbabwira ukuta yagonganye narwo rwitwa ubwenge, busobanuye ngo nta kindi bumva bakeneye. Iyi si yagize abagabo b'abanyamaboko. Ari umugabo wigeze wakora ubwato bwa Titanic umunsi wo kuburonshinga. Mu kiganiro yatanze baramubajije ngo ubu bwato bukomeye gute, aravuga ngo niyo Kristo yabukandagira, ngo njya numva ari we bavuga ngo arakomeye, ngo ntibwasenyuka. Ubu bwato bwa Titanic bwari bukeneye ubundi bwirinzi butuma urubura bwo mu mazi butazabusenya. Ntabwo ibintu urimo ntabwo ari bwo bwirinzi bwa nyuma. Gushyira umuzamu ku irembo mu rugo si cyo gisobanuro cyo kurindwa. Kugenda mu modokari si cyo gisobanuro cyo gutunga. Hari ubundi butunzi ukeneye, ari bwo kumenya ubwenge bw'ubwiru bw'Imana. Imana ishimwe. Ukeneye kumenya imigambi y'Imana, ukeneye kumenya uko Imana ikora, ukeneye gukorana n'Imana. Wagendanye n'abantu bakomeye, hari n'inzira ugendamo ukagira abantu bakurinda basariyutinga buri mwanya. Indamukanyo si ukugukoraho kubw'icyubahiro cyawe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo abo bantu mwagendanye ukeneye no kugendana na Kristo Yesu. Reka nkubwire ngo konte yawe iri furu, warujuje pe, warujuje. Wurira indege uko ushaka, utema ikirere uko ubishaka. Ariko hari n'igihe abera bazazamuka ikirere bambaye amababa tujya gusanganira umukiza, tutagiye za Los Angeles, tutagiye i New York, tutagiye za Portugal, tutagiye za Senegal n'ahandi. Ntabwo ibyo si byo bihagije. Ndagira ngo nkubwire ngo ku byo wamenye gerekaho kumenya Imana, ku byo waruzi ugerekeho no kubaha Uwiteka. Imana ishimwe. Pawulo yabaye umugabo wari ufite kunyurwa, yari azi kunyurwa. Icya kabiri, yashishikariye kumenya mu by'ukuri Imana nyamana. Amen. Yashishikariye kumenya Imana nyamana. Imana nyamana imenyekana ite? Kugira ubwenge bufite Imana. Imana nyamana imenyekana ite? Umuntu umenya Imana ni uwashatse Imana mu ruhande rw'agakiza, niwe umenya Imana. Ariko umuntu washatse Imana mu ruhande rw'imirimo, iyo ya mirimo yari yizeye idakoretse, agira ngo Imana ntibaho. No, Imana irahari. Ubundi abizera, umuntu wizera akwiriye kugira imbaraga mu bisubizo muri iyi nzira mu buryo butatu. Agomba kugira imbaraga mu gihe Imana imuhaye igisubizo cya mbere cya hoya. Hoya ntukora ako kazi, hoya ntushakane n'uwo muntu, hoya ntujye muri Onapo, hoya ntunywe inzoga, hoya ntuturaho, hoya ntujye muri iyo ntara, hoya icyo gihugu kivemo, hoya wikwivanga n'abatizera, hoya. Umuntu wese wakira hoya y'Imana abaturanye no kumenya Imana. Kabiri, tegereza nzakugirira neza, tegereza nzakurwanirira, tegereza nzahindura amateka. Ndi Imana izaza, ndi Imana izakugirira neza, ndi Imana izasohoza icyo yavuze, ndi Imana iziyerekana. Imana ishimwe. Tegereza y'Imana. Iyo wakiriye hoya y'Imana ukakira na tegereza, nshuti y'umusaraba, uba umeze nk'inyubako ikomeye ariko itarakorerwa finisaje. Ikintu cya nyuma kigufinansa ni uko wakira na yego y'Imana. Yego y'Imana. Yego nyura muri iyi nzira. Yego kora iki. Abantu benshi ntabwo bitega ko Imana ishobora kubabwira ngo no. Kubera iki? Kamere yamaze kwitegura. Njya nkunda kubwira abantu, hari abantu bajya bavuga ngo Imana yaratinze. Nkabwana ariko se koko ntimuyibeshyeye? Ubundi yari yarakubwiye ko izaza ryari. Iyo yavuze ko izaza, mwebwe muyiha igihe izazira bitewe n'uburyo mwari mubabaye. Noneho cyagiye mwayihaye kirenze mugira ngo Imana yatinze, ariko igihe iyo yishyiriyeho
izaza. Burya igihe wayiteguye ngo iraje ntabwo ariyo yari yavuze ko ije, ahubwo n'umuntu wabivuze ngo iraje nawe ubwawe wishyiriraho igihe. Ariko mu by'ukuri igihe cy'Imana iyo kigeze, Imana iraza. Nasomye Zaburi irambwira ngo niza ntizaceceka. Iyo igeze ku ngumba, amarira y'umwana yumvikana mu rugo rw'ingumba. Iyo igeze ku mukene, yumvikana ahagaze kuri banki avuga ngo mpa miliyoni runaka. Hari imvugo Imana ijya igaragaramo. Ndagira ngo mbabwire ko hari mwene data n'umubwirizabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, Imana imuha umugisha, yitwa Niyonsenga Irene. Yigeze yatwigisha aratubwira ngo hari ijambo mutaravuga, numva ntarihari. Arangije atubwira amagambo menshi, aravuga ati se wari wabwira zamu ngo kingura kandi nta zamugira? Wari wabwira se umuntu ngo shyiriramo esanse nta modoka ugira? Hari amagambo mutaravuga. Y'Imana yaje rero, hari akanwa kawe kabumbuka kakavuga ibintu bitari bisanzwe, ariko nyamara Imana ikabivugiye muri wowe, ibyo bikaba ari ukudaceceka kwayo. Imana ishimwe. Hari uburyo izaza ntuceceke, ukabwira umwana ngo ikigo cyiza ni iki, nawe ugafata uburyo ugacagura ukarobanura ikigo cyiza kiberanye n'umwana wawe. Niza ntizaceceka. Iyo ni Imana y'imirimo. Ariko rero Imana y'agakiza, first of all, mbere yo kuduha iradukomeza. Amen. Iyo dukomeye rero, Yesaya yarabihanuye aravuga ngo abagushikamijeho umutima. Sabira amazi kuri firigo. Nuyabura uzane sitro. Yaravuze ngo abagushikamijeho umutima uzabarinda baba amahoro masa. Iyo gushikama kwawe biri kuri Kristo Yesu, Imana irakurinda bikaba amahoro masa. Imana ishimwe. Paulo yasanze ubwenge. Uzi gusanga umuntu wize, profeseri, dogiteri, ugasanga kuri ubwo bwenge barengejeho n'ubwo kuraguza. Ubabwira Imana bakumva imwe baraguje niyo yabo. Uzi umuntu wizera umubare n'umupfumu, bene uyu muntu ni sekibi Satani akoresha arimbura abantu. Imana imubarinde. Yasanze abagira icyo ariko bameze. Abigisha ko Kristo Yesu agiye kugaruka ari i Tesalonike. Abigishije ko Kristo agiye kugaruka, bamwe muri bandi bari babyizeye barapfa. Bapfa Yesu ataraza, abandi bariheba baravuga ngo n'ubundi ashobora kutazaza. Nicyo cyatumye bandikira ababwira ngo uwo nguwo tuzamuhabwa, azongera azuke, abigisha umuzuko mushya. Abagira iki ntabwo ubwenge bwabo bwumvaga umusaraba. N'abantu benshi bazi ko umusaraba ari igiti. Hari n'abantu bavuga ngo tugira agakiza gasohora ku musaraba, karaharenga. Hari igihe abantu bagutuka akakubwira ngo we warenze umusaraba. Yego ntukawurenga ugwa, cyangwa ngo uwurenga urimbuka, cyangwa ngo uwurenga uhakana, cyangwa ngo uwurenga utakizera. Oya, biragatsindwa mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibibarinde. Ariko dukwiriye kugera ku musaraba mu mibabaro ya Kristo, tukarenga mu mibabaro tukinjira mu rupfu tugapfana nawe, tukarenga mu rupfu tukazukana nawe, tukagaragara mu isi turi bazima. Iki gihe turimo nonaha mu isi gishushanya ubuzima bwa Kristo mu mibiri y'abizera, kuko na Kristo Yesu yamaze iminsi 40 ari mu isi azutse. Yarazutse amara iminsi 40 atembera mu isi. Natwe turi mu minsi y'umuzuko, twarazutse turi bazima muri Kristo Yesu. Ahubwo igitangaje ni mumenyesha abantu amakuru y'ijuru. Imbuto zanyu zigaragaza aho mwashoreye imizi, kandi imbuto mwera zizasobanura igiti. Mana ishimwe. Hari ibiti tutazi ibyo ari byo, ariko iyo ubonye imbuto z'igiti umenya igiti cyari cyo. Iyo umenye igiti cyari cyo ukita izina. Izina ry'igiti rituruka kenshi ku mbuto. Mana ishimwe. Muzumve igiti cya avoka cyitwa avoka. Niyo musaruye avoka ntabwo muvuga ngo iyi ni igiti, muyita avoka. Kubera iki mucyita igiti cya avoka? Nuko aricyo cyera imbuto.
imbuto zipresenta igiti. Imana ishimwe, imbuto zanyu zibaho izina. Narabibabwiye ubwashize turi mu kiganiro ku izina tuzahabwa rituruka mu mirimo. Imirimo ukora abantu bazi niyo batazi. Ubwenge bwawe nibwo bubwira abantu ibyo ushaka ko bamenya. Nibyo nyitwarire yawe ingendo yawe ugenda bitewe n'abo unyuzemo, uvuga bitewe n'abo mwicaranye, ariko hari Imana yumva, hari Imana isoma no ku mutima. Urwandiko wanditse kuri message Imana irarusoma, kuri Twitter na Facebook Imana irabisoma, WhatsApp yawe Imana irayisoma. Imana irabisoma. Imana igireba n'ibyo mukorera inbox. Imana irabisoma. Mu ibanga ry'umutima Imana irabisoma. Hari abagabo b'abanyabwenge, Imana ibareba ku mutima iravuga ngo mukeneye intumwa ibabwiriza iby'umwuka, mukeneye kuzuka mukamenya ubwenge nyabwo. Imana ishimwe, warize urahugurwa, nyogosenge arakuganiriza, ariko ukeneye ubwenge bwo kubaka urugo buturutse ku Mana. Imana ishimwe. Kameramani mwiza weditinga neza, ariko ukeneye kweditinga Imana ikubwirije ibyo ukora kugira ngo umuziritseho ku ijwi ry'umukanguzi. Aniseti nibyo ndasoma Bibiliya nkababwira, ariko dukeneye ubwenge bw'Imana budusobanurira icyo Imana ishaka ko tuvuga. Ukeneye ubwenge bw'Imana. Imana ishimwe. Bibiliya yavuze iki? Iri jambo Pawulo abwiye Abakorinto. Abakorinto bari abagome b'abapagani b'abanyabyaha. Kwitwa umukorinto byamusabaga gusambana. Korente biravuze ngo nuwangiritsa bitewe no gusambana. Bari abantu bagira ibigwi by'imirimo ipfuye. Gasanga umuntu afite ibigwi arakubwiye ngo nanyweye amacupa, nanyweye amakesi, nanyweye. Ari byo ari kuririmba. Ndagira ngo mbabwire ngo hari abantu bagira ibigwi bipfuye nk'iby'Abakorinto. Tuzi ahantu naraye, utuzi indyo nariye, uzi ahantu nanyuze, ndi kumwe na runaka kuryoshya. Ntabwo ari ibi bikuba wabikora byejejwe. Ariko Abakorinto bagiraga ibigwi bipfuye. Bagiraga ibigwi bipfuye. Ibyo bakundaga byari ibyaha. Bakiyogoshesha inyogosho zisobanuye ubusambanyi bwabo. Amarari yo ku mutima igisobanuro cyayo cyari ku mutwe wabo. None inshuti z'umusaraba, ndagira ngo tuganire. Ibigwi byawe ni ibihe? Korinto barazaga bakavuga, umuhungu akiyamira, akavuga ati njyewe naraye nterese muka data, nduti njyewe nararanye na masenge, nduti njyewe ni mushiki wanjye. Ibi biriho n'uyu munsi. N'uyu munsi birahari. N'uyu munsi birahari. Hari abana batera ba nyina mada. Ibyo mbabwira ndabizi neza. Hari abana babyarana na bashiki babo. Hari abana bararana nabo. Imyuka mibi y'Abakorinto imaze abantu. Mukeneye ubwenge bw'Imana. Ibigwi byabo byari ibigwi by'imirimo ipfuye. Pawulo arabandikira mu gice cya 5. Mu gice cya 5 nimuhasoma cy'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, muzi ukuntu umutwe w'ijambo havuga, haravuga ngo ubugoryi bukomeye bw'Abakorinto. Namwe nimutekereze icyo bitaga ibigwi. Arababwira ngo inkuru yamama yose yuko muri mwe habonetse ubusambanyi, ndetse bw'uburyo butaboneka no mu bapagani. Umuntu kwenda mukase kwaca inara Yesu. Abantu babaye abanyabyaha ku buryo no mu rusengero bakoreramo ibizira. Mukeneye ubwenge bw'Imana. Ariko babwiye amagambo akomeye muri iki gice cya 2 twasomye. Arababwiye ngo nicyo gituma bene data ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza. Yarabarebye aravuga ngo bakeneye umunyabwenge. Pawulo avuze baramushima ngo twumvisha ubwenge bwawe, uri umuhanga rwose. Pawulo arababara. Arababwira ngo niki gituma mwumva ijambo ry'Imana nabwirije, mukumva n'ubwenge bwanjye Pawulo, bwanjye Aniseti, kwaca inara Yesu. Aravuga ngo hoya mwe kubifata mutyo. Nta na kimwe nashatse kubabwira uretse kubamenyesha Yesu Kristo. Ari we Kristo Yesu wabambwe. Ntabwo ndicara kumukanguza nshaka kubabwira ubwenge bwa Aniseti. Nta na rimwe
kuko bwagarukira muri aniseti, ariko ndajwe inshinga no kubabwira ubwenge bw'Imana bukorera mu bizera. Ubwenge bw'Imana bukura umuti w'amaso mu kondo, Yesu atobye bukavura amaso. Ubwenge bw'Imana butuma Kristo amanuka, marayika ataje ku kidendezi umugaye akahava. Ubwenge bw'Imana butuma Petero abwira ikirema ngo icyo mfite ndakiguhaye, haguruka. Ubwenge bw'Imana butuma umuja wanyazwe kwa Namani amubwira ngo iwacu hari umuntu w'Imana. Ubwenge bw'Imana butuma Yabesi yagurirwa imbago. Ubwenge bw'Imana butuma Yefuta waciwe agaruka ari umutware. Ubwenge bw'Imana butuma umushumba uri mu ntama aba umwami akitwa Dawidi w'umwami. Imana ishimwe. Ubwo ni ubwenge bw'Imana. Ubwo bwenge narabibabwiye, nta muntu ushobora kugira ubwenge bw'Imana atubaha Imana. Bibiliya iravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Aravuga ngo kandi muri mwebwe ubuze ubwenge abusabe, ububuze abusabe. Muririmbyi yaravuze ngo nuntunganyiriza ubwenge nibwo nzuguka inama zose zo mu ijuru. Imana igutunganyiriza ubwenge, Imana ikore antorotsiye mu mutwe, itunganye ubwenge. Ubwenge butuma wivana muri iyo circonstance urimo, ubwenge bugukura muri ayo mahegeni, ubwenge bugukura muri ayo manegeka, ubwenge butuma ubona inzira aho itari. Imana igutunganyiriza ubwenge. Imana ishimwe. Ku murongo wa 2, kuko nagambiriye kutagira ikindi mamenyesha keretse Yesu Kristo ari we Yesu Kristo wabambwe. 3, nabanaga namwe mfite intege nkeya, tinya mpinda umushyitsi mwinshi, ndababwiza ukuri. Paulo yavuze amagambo akomeye, yari afite intege nkeya. Sintinda ku ntege nkeya za Paulo, ndagira ngo nze kwitsa dusenge. Haravuze ngo nibyo navugaga nababwirizaga ntago byari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ahubwo byari bigaragaza umwuka n'imbaraga. Imana ishimwe. Ntabwo tuvuga ngo abantu bemere, turabizi ko hemera. Ubundi ijambo ry'Imana reka mbabwire muri ubu buryo, niwumva ijambo ry'Imana ryakuryoheye, ntukagire ngo nuko Aniseti yabwirije neza, ntukagire ngo nuko ari umuhanga, ahubwo ujye umenya ko ubugingo bwa Kristo muri wowe buri kuba buzima. Ego niwumva ritaryoshye, ntugire ngo umwigisha wigishije ni umuswa, ntugire ngo ahubwo ijambo yavuze naryo si rizima. Ujye umenya ko ubugingo bwa Kristo muri wowe atari buzima, ujye umenya ko nta buhari. Ariko niwumva uburyohe bw'ijambo ry'Imana, wibikoramwe igitangaza cy'uwakubwirije, ahubwo shimira Imana ko iguhaye ubuzima bwo kumva imvugo yayo. Kuko kubera iki? Kuki uri kuryoherwa se? Ni wowe uri kurya. Iyo umuntu afite ururimi ari ruzima, rwumva uburyohe bw'ibyo ariye. Ariko iyo umuntu arwaye arasharirirwa, niyo yarya ibiryoshye ntaryoherwa. Hari abantu murwaye mutumva ijambo ry'Imana, mukarobanura abantu. Umuntu yasoma ijambo mukavuga ngo ni umwana mu gakiza, ni umwana mu gakiza, ariko Bibiliya yasomye ntabwo ari umwana. Bibiliya yasomye n'inkuru. Iyo umukuru n'umuto basomye ni imwe. Muzubaha umuntu uhaguruka wicaye, akavuga wicaye kandi wamurusha ibyo wavuga. Guca bugufi bijye bibaranga, niwo mutima wa Kristo muri mwe. Ntagira umuntu uzakubwira ngo narize. Ayo twize yose ntabwo ari yatwegereza Imana. Twegerezwa Imana no gukiranuka, twegerezwa Imana n'agakiza. Ibi mwihaye byo kujya mukunda abafite, no, ntabwo ari umutima wa Kristo. Ntabwo ari umutima wa Kristo. Umutima w'agakiza ukundisha urukundo rw'umukiza. Imana ishimwe. Umutima w'agakiza ko muri Kristo ukundisha urukundo rwuzuye agakiza n'ubuntu n'imbabazi nyinshi. Imana ishimwe. Niwumva rero uri ku gihe kitaryoherwa n'iby'Imana, jya umenya ko ari wowe ufite ikibazo. Imana ishimwe. Paulo aravuga ngo sicyo nari ngendereye. Imana ibahe kuryoherwa n'ijambo ry'Uwiteka. Paulo avuga kuri ubu bwenge bw'ubwiru bw'Imana. Ubwiru ni ukumenya ibihishwe, iby'Imana yazigamye, ibyo mu gitabo cy'imibare batiga,
ibyo muri shimi, ibyo muri biyoloji, ibitabo bataziga muri astronomi, ibitabo mutaziga mu masomo runaka, ibitabo mutaziga mu masomo ayo ariyo yose mwize nayo mwagerekaho, Imana ibigira ubwiru, ibisobanurira abayubaha. Umurongo wa gatandatu ngira ngo ni uwa gatanu ngezeho, yaravuze ngo kugira ngo kwizera kwanyu kudahagararira ku bwenge bw'abantu ahubwo mu mbaraga z'Imana. Gatandatu, icyakora ubwenge tubuvuga mu butunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashyiraho. Karindwi yaravuze ngo ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ubwo bwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Amen. Dufatikanye dusenge dusoze. Mana turagushimiye, niwe Mana yera, niwe Mana igira neza, niwe Mana ikiranuka, agakiza kawe katubera ubuzima, kandi imibereho yo muri wowe igituzura dupfuye. Murikira abari mu mwijima, uzura abapfuye, abababaye ubagiriye neza, abarwayi ubakize, kugira ngo buri muntu wese umuhe ubwenge buturutse mu ijuru, bigutere kukubaha kandi abe umumaro mu isi, abone imirimo y'amaboko yawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.